nawe sereka mbabwira ngeze kwa Dekati muri aho mbese ngeze kwa Dekati hari video umutipa aricaye yaragiye aragambana eti plank just kubera yuko yararebye abona umuntu ararwaye ahita avuga ati abanyarwanda bagiye gukiza Dorimbogo ati bagiye gukiza Dorimbogo Dorimbogo aradukiranye ishyari ni ribi iryo shyari ryanyu rizabahitana reka babwire niba uzi kuri umunyarwanda ukaba utagira ishyari ukaba uri muzima my friend protect yourself in fact protect your family hey ishyari ntabwo ari ikintu my people umuntu aricaye hariya ugambaniye undi mwana twese reka twarabibonye ngo ni plank yego wenda ubwabo ngaho ubufasha bwari buboneka abashoboye n'ubundi abagira neza bagafasha none ubuse ko yapfuye kumupostinga bimumariye iki kupostinga Dorimbogo biramumarira iki yari kwa muganga nta ni wamubwiye uti pore nani wigeze uvuga uti pore bimeze uku in fact namwe abanyamakuru ya mupostinze ntimujya mutaginga umuntu inyungu zanyu ngenge nibaza reka tuvugisha ukuri turi mu binyamakuru sibyo kuba ufashe ikiganiro umuntu kumutaginga agize aba followers ikibazo kiri hehe kucyuba wumva ko wowe ugiye kugira abantu ukagira view wiwe ntabona abo bantu icyo nacyo ni ikibazo ibi ni ibintu nkubwiye kandi ubitekerezeho kubera ko ushobora kwigira ukazana izindi excuse mu mubiri ariko mu mutima ngenda baburiye mwabantu mu mutima everything you are doing in your heart God is watching. There is God of this universe, there is God of countries, there is God of humans and the behavior. Those will put you on the altar. Why are you doing that? Dorimbogo tubibona kuri page ye tukaza tumubona buri munsi tukagira gute we will understand. All of you do interview, you never tag. Why are you not tagging people? Especially nka Dorimbogo arambabaje ku mutima birambabaje reka nkubwize ukuri birambabaje nakagambane kabi none wowe wa muhungu wowe mbonye kwa Dekata uri hose wowe in fact wowe wanagaciwe kuri internet ntabwo uri umuntu uwo muhungu wabivuze uwo nguwo mu muce kuri internet wose umuntu uwo nakabindi k'uburozi sumu wowe wagaciwe kuri internet ntihagire n'umuntu wongera kugufollowinga uri umurozi ntabwo uri umuntu uri shitani ryambaye umubiri w'umuntu nta soni uraje ugiye kugambanira umuntu ngo ni prank umuntu arwaye pe n'uburozi hari indwara n'abaganga bananiwe uburozi vrema abantu bose hano ku isi uburozi buravurwa uburozi dore musi nibajya bakuroga ujye unywa amakara every single day ifu y'amakara ujye ukoroga amakara mu nuzumwe nta soni babwira umuti w'uburozi mujye muwurangira abantu mujye mukaraga amakara umwe ukindi cya kabiri uburozi kwa muganga ntabwo babuvura of course iyo bakuroza ukajya kwa muganga bakigutera biriya binuze uhita upfa ntabwo wamara kabiri ariko iminsi yaramaze iyo tubimenya koko bwari uburozi aba yarakize umuntu akanamusengera iyo uzi ko umuntu arwaye ari uburozi ufata amazina y'ukandika hari ahantu ugenda muri bibiri ukabishyira warangiza ukamusengera kubera ko ibyo bintu biba ari byo nyine nyiri kumuroga biramureba yakubitwa n'inkuba yamirwa n'umuhanda biramureba ariko wowe wa muhungu wowe baguca kuri internet genda ushaka irindi zina uzagaruke n'irindi sura baguce kuri internet ntabwo uri umuntu baguce kuri internet ibi bintu ntabwo ari byo ngo ni ugutwika buri gihe no kujya gutwika umuntu ni indaya umuntu ni igiki uyu ni igiki amashyari y'ibintu bitako ubu se ko apfuye waraje widogadoga ngo bakwise umugome uzi ngo bakwise umugome barakubeshyeye kutari n'umugome ubugome kuburusa na se kibi nyiri kibi uri kurwanya isi namba nawaza mu isuso nziza yambaye ikositimu akereka abana agakora imihango ye akaroga baroga akagenda wowe uri mubuza mu ivumbi uri mubi kumurusha baguce kuri internet wowe ntabwo uri umuntu wo kujya mu bantu uri umurozi mubi hubwo nta soni umuntu arinda apfa abantu bicaye bareba ubu mwese abantu mwese cyakora abapfu bararyoha abapfu bararyoha we ukuntu buri wese yapostinze
cyangwa se ni yapfuye yewe we sindabona wakubise like kuri account yanjye sindabona wamfollowinze but you will post because you want to view you will post me because you want to view and you never like you just come to my account and run. It's not because you don't know what I'm doing. You know very well you follow. Snitcher. You follow. But you will be number one to post, number one to say things, number one the beautiful things. Hey, your father, keep me alive. Mwihane mureke ubugome reka mubwize ukuri nje iri sibanga ndi kuvuga mu kinyarwanda ndi kubwira biwacu ngo nazibanya zidakomanya amahembe. Abanyarwanda turabagome. Abanyarwanda turabagome mu bwoko najya mbona. Amateka twagize ntago twakabaye tubehavinga gutya. Iyo ndebye abantu baba mu bihugu n'intambara n'amasasu every single day babanye neza. Ariko twebwe niyo duhuye wajya n'umuriro n'amazi byacikiranye. Why? Hatred for what? Murabizi nuko mbivuze yego ubwo ko yako mbivuze nciye nk'amabere. Ariko aho muyugera hose muraziranye. Ari abakorana ntimukundana. Si wowe wahera ubonye asitaye ugakata ijosi. Abandi hari umunyabane wa muntu muzahura nimuganira runaka ejo wumva ibintu byaturitse. Hahandi ushobora no kubwira umuntu ngati kana kabimeze. Ngiye byageza ahantu ku buryo ngiye nanabizi neza ko bagiye kuguca umutwe n'ukuri Imana nta kintu nakora kuko nimbikubwira ugatoroka bakaza kuko burya iyo ikintu wakimenye there is a power in knowing things. Iyo wamenye ikintu ko kigiye kuzareba accident ntagiye yica umuntu wabonye. Ask every time the survivor in accident is those who saw it. When you saw accident you survive. It doesn't matter with the legs without, but you survive. So iyo wamenye ikintu rero lazima survive. Icyo gihe ubwe ngo bagiye kuguca umutwe nkabikubwira. Bakaza ko kukabibona ati wa muntu yari seri. Umaze gukira ninjye uza gutwara. Ati nikana ka rubohereje. Ati niwe wabimbwiye gucya na gucya. Gasanga koko niko tumeze nitujya twumvikana nitujya tumera gucya. Ngiye rero rwose reka mabwire. Ngiye mbayeho uko mbayeho mbana n'abashobotse mwese ndabakunda. Kubera ko ntago wabivamo. Naje gusanga urwango rwacu ni tapi niyo red carpet niyo tapi y'umweto twambara ni rwo rukweto. Nukuvuga ngo niba uri umunyarwanda ujye ugenda unahagaze unabyambarira costume ifunge ugenda uvuguti abanyarwanda turangana ujye ugenda rwose unakandagira umeze neza unanusha kujya unabiterera isaro uvuguti yes we do kubera yuko murakabya. Yes nuguceceka nyine munsi y'amazi. Reka ndi umunyarwanda original ku butaka bw'u Rwanda utazashaka no kunshira hanze yarwo. Mvuka mu banyarwanda original. Ndi umunyarwanda yewe n'umuzi w'igihugu cy'u Rwanda hasi. Mugiye kuwanjugerayo ariko ndagira ngo mubwire tugomba kwisubiraho. B'abanyarwanda rero beza barahari beza ba marayika ni dede. Icyo mbakundira ukuntu ngiye maze kubibona. Umunyarwanda mwiza ni mwiza rera bien ava mu ijuru. Ariko umukara yirabura kurusha umwenda nambaye. Nikomeze. So hagataho rero babandi mwirabura mwisige mukorogo. Mufate mukorogo muyisige kuri yo mitima yanyu. Musige mukorogo imitima yanyu muyisige mube bazima dawayizi. Aha iyi si rajira batamaza. Kuba byonyine Dorimbogo yapfuye. Iri yangegera nayo ya video ikagaruka. Nukugira ubu hagiye kujya hazi ikintu cyitwa expose. Demons must be exposed. Ubusuri ntitumumenye ntagaragaye ubu munacyamufollowinga iyo ngegera. Ntura abanyarwanda nanjye nirwo rwango muhaye. Nkuwa nagara umuntu wo gufollowinga uwo ni umurozi uwo ni igiki. Namwe abanyamakuru mugahamagara iyo ngegera mu banyamakuru wose umunyamakuru n'umutindi uwo nguwo wose umuntu nta soni. Abantu bameze imitima nk'iyuriye
mugende imitima yanyu mibi n'ibindi bintu bibi musiga mukorogo yere mube bazima mubwire imitima yanyu ati kuva uyu munsi I'm going to do right, I'm going to do right, I'm going to do better. Muhagarike ibyo bintu. Naho ubundi ubugome burabahamba bubahambane n'abeza. Ujye uhagarara hariya ikuzimu bakwanze, ijuru ryakwanze, ujye ureba umuntu arimo arinjira ikuzimu. Ubona umuntu arimo arinjira mu ijuru. Kandi ari wowe wabiteye. So iyo mitima yanyu mibi muyisige mukorogo. Murakabije. Bega urwango we. Maze umuntu yapfa mugapostinga we. Mapfu bararyoha. Yes, kuki abapfu babaryohera? Ubu mwese tuzababonayo mwagiye kwifotoza. Dorimbogo igendere neza wowe ahantu wagiye wasabye imbazo ugira gutura umwana mwiza. Nibyo njya mvuga umuntu mumenya mu mutima. Mu mutima Imana niyo ibizi. Ariko wowe muhungu wa mahehe